Ewana ni nacyo namukundi. Ni Slay Queen arikiza ubwenge bro. Kuko ko ntabwo wabona se ubwo bakti wabona sa nabi. Nta urumva iryo zina Slay Queen ryari imbere. Ya nanjye ndabiza aba baby baba Slay tu. Ahenshi njye mba mbasanga mu mahoteli arenze bari kurya ubu selfie bwato nato. Aho uyu mu baby agira igihe ananyu batu. Gukundana na Slay Queen. Ewana nabyita yewe nabyo biri mu bintu bituma umva isi kuryoheye. Ndakundeye n'umutipe anera inda ndabyara ariko ntiyakomeza ntiyama support ntiyakomeza kunyita nkuko byari bisanzwe dukundana. Yeah, I know that ariko urabizi nyete wadushyushye. Niribu. Ubwa mbere nyine si ubwo ntabwo byari byiza. Kuko nyine bwari ubwa mbere ntabwo nari mbizi ngenda mwiyumvamo cyane hahandi ukunda umuntu ukavuga ati uyu muntu ananyanze none Nasara naniyahura numvaga ari ibintu bitabaho ndavuga ibintu ntabwo bibaho kuko ndi none unahavinga sex n'umuntu bwa mbere ukavuga ati shibone kandi ari ubwa mbere tubanza gukoresha pregnant test ayibona ko ntwite yisambwira ati no word now nzabitekerezaho nubwo se uzatekereza iki ahita hinduka nyine akaba nk'intare byari ibintu byize cyane ko bwari ubwame bavuga ngewe Shamira ngewe nabyaye se yawe umwana agaru waje reka sha basore b'inzobe ni babi inabagome kubera iki imitima bagira nkubwishwe no buzima busanzwe ngiye nanga batipe b'inzobe iyo wenda tubwe nagiye nko kumusura arateka akagaburira ariko butera umuntu yaramuvugaga nabi nkarira bakti nkarira ngaho komeza unkunde bidasanzwe ndabona biri so sexy baby freeze rekure bikora uko bishaka tubitware so crazy no ya best ya feri ya face ya teri mukunda nk'imwe kukamoza vibes. Yes, kubarimo gukurikirana BigTown TV mwonje mwiriweho amakuru yanyu ndakeka ko mumeze neza cyane kandi mukamurimo gukurikirana BigTown TV gatano kuri gatano. Umunsi mwiza ukaba watangiranye n'ibyiza hano ndimo kubona couple nziza cyane couple y'abana bakiri batoya cyane barakundana. Ni couple fresh sana, ni couple ikora music, ni couple iri mu rukundo rwinshi cyane, iracyari hot bahuye gute n'ibindi byinshi cyane tuzaza kubimenya ni kuri cameras za BigTown TV, but don't forget to subscribe kugira ngo izi gahunda zibashe kukugeraho neza urimo gukurikirana gahunda zacu za buri munsi. Reka tubahe akanya ko kutwibwira maze turasubira inyuma gatoya tumenye ese mbere yo guhura byari bimeze gute, bahuye bimeze gute,
n'uyu munsi bari kumwe nka couple bimeze gute music yabo nayo bayikora gute nka couple n'ibindi byinshi bitandukanye byose ari kuri BigTown TV ariko ikintu cya mbere na mbere don't forget to gukanda subscribe kuri BigTown TV maze gahunda zigende fresh cyane reka tubahe ikaze karibu cyane kuri BigTown TV. Okay, thanks. Yeah, witwa nde? Nitwa Sharif. Inde? Sharif. Yes. Imyaka ingahe Sharif? Mfite imyaka 21. 21 uracyari mutoya cyane. Yego. Aha, umukobwa ariya witwa nde? Yeah, murakoze abazibagira Shamila. Sharif Shamila. Yeah. Ko bikaze? Cyane. Ni mashasha. Yeah. Ni shasha couple. Yeah. Ni fresh kabisa. Yo, so musanzwe mukora iki? Yeah, ubusanzwe turabanza twese. Twaburiye mu muziki. Mwaburiye mu muziki? Yeah. Okay. Music yanyu muyikora gute tutarakomeza? Yeah, music yacu nibisanzwe nje nkora R&B. Ubwo nawe nabibwira icyo akora. Okay. Nanjye nkora trap. R&B and trap. Yeah. Couple ya R&B and trap. Kabisa. Okay. Imbere uko dukomeza n'ibindi imbere uko tumenya love yanyu mukundana gute mwatangiye ryari n'ibindi byose mubanze mudusogongeze kuri R&B and trap iyo byahuye bimera gute shasha couple let's go. Yeah. Okay. Ndabaga acapella gatoya cyane ku ndirimbo yitwa Slay Queen. Ni yawe? Ya ni yanjye. Okay. Mungu mwiza kuchibikubuna nigutunkunda nje nosuye ingoma sububusima butanyoroheye ngurwa nuko ugenda ukomeza ugenda unkunda kandi ubibona ko satana ntuyemo nabyisaba indangwaho urimo uratuma ngukunda oya ndikugukunda gusa nzakubabaza ubanza nzakubabaza ahari nzakubabaza baby urimo uratuma ngukunda oya ndikugukunda gusa nzakubabaza ubanza nzakubabaza ahari nzakubabaza baby this Slay Queen naho naguhishe amafaranga niyo nshyize imbere muri ubu buzima butanyoroheye this Slay Queen naho naguhishe amafaranga niyo nshyize imbere muri ubu buzima butanyoroheye gusa life no good, life no fun, life no love is the hard for me, it's hard for me, it's hard for me. Yeah. Ndi Slay Queen. Yeah. Now naguhishe bro. Urumva umukunzi waramuhishe kandi uri Slay Queen. Oya naho namuhishe. Slay Queen naho namuhishe. Nanjye ndabizi bro. Uzi gukundana na Slay Queen? Ewana ni nacyo namukundi. Ni Slay Queen arikiza ubwenge bro. Kandi iyi si nawe turimo ibi bihe nawe urabibona. Ewana ufite gukunda ubundi niko nabyita nko gukundana na vision tu. Nje nakundanye na vision. Utaradukubitamo trap reka banze adusobanurire gatoya. Harya Slay Queen no munuki? Na bakti dago fsikura bisobanura ariko kenshi abantu baziko Slay Queen ari umukobwa nyine ukunda amafaranga ukunda ibintu
ukunda ibintu nyine ibintu byiza gusa oya ubundi njyewe ukuntu nakwita slay queen njye mbona ari umukobwa usa neza umukobwa usa neza ari wese numva ko yaba slay queen kubera ko ntabwo wabona si ubwo bakti wabona asa nabi nta urumva iryo zina slay queen ryari imbere ntabwo ryambera by the way ariko kuba ukuntu umuntu asa ubundi se slay bisobanuye slay ijambo slay bisobanuye nibyo ndi kubaza nanjye ntabwo ndasobanukirwa slay bisobanuye nyine guslayinga sinzi ukuntu abisobanuramo sibyo mu kinyarwanda arya guslayinga ni ugukora iki guslayinga si ugukora iki ukuntu wibereyeho ngenzi ko to slay ni ukubaga ubundi ufata icyuma ukabaga usanga ababebi bo usanga nk'uko bavuga ngo jamari kugenda kuri skate rero n'ababebi slay queen ababebi ni abantu bagendera kuri skate ariko bari kugenda bareba bari kubapiyora ariko nanone twibuke ko queen ni umwamikazi sibyo rero ntabwo wanyita umwamikazi nsa nabi kwanza abantu bitewe n'ukuntu twebwe dutekereza n'ibintu twiyumvisha byanga bikunda slay queen umukobwa usa neza umukobwa nyine ubona afite vision nta muntu utagira vision ariko buri muntu biterwa nuko yitwaye kugira ngo agire ya vision ye nziza izo nzara ufite ni z'aba slay queen kabisa ni z'aba slay queen neza oya bakti ubwo nyine ni slay queen usa neza uri umu slay queen kabisa ese izo nzara ushobora kumesa imyenda kweri why not ntago wamesa oya ndamese cyane bakti kuko nta muntu umesera mu rugo nta muntu umesera ndamesera umusheri ntago ajya kumesera igihe ariko akenshi iyo tugiye kufura usanga ankoraho akambwira ati nkeneye umuntu ufura ewana nanjye nkareba uko nkora sendi tu gukundana n'umusirayeli kwe nuzi ahantu bivuna aragutekesha akakumesesha akagukoropesha we arimo guslayinga muri Instagram Snapchat wallahi icyo rero uyu w'ikintu namukundiye bakti uyu mubebi ni umubebi ugira ibintu simple tu ntago nanjye ndabizi ababebi baba straight tu usanga ababebi benshi ahenshi njye mba mbasanga mu mahoteli arenze urumva nkabasanga mu mahoteli arenze bari kurya ubu serifi bwa hato na hato aho uyu mubebi agira igihe ananyubatu niba ari urugendo ararukora kandi urwo rugendo ruvamo arangije ibikorwa bye byose yateganyaga rero iyo turi kumwe mu mwanya uko bikwiye nanjye uyu mubebi ndamukunda cyane Miracle mu jombe kibizu noneho niba mukunda kabisa ni byiza noneho nawe noneho dukubitemo za trap zawe noneho nyuma yo kumva Slay Queen umukobwa w'inzobe twahuriye fote Rasta Queen muri genge ya Obis OPQ muri hood na homies nana ndafise ndahana Montana walahu uyu mwana ari fresh ari cool ya bless ya feri ya face ya teri mukunda nk'imwe kukamoza vibes mwiza zishori nk'ishori zishaka kuzana mayeri kesiri n'umwari w'urugo wallahi love me I never before arashona wibina bitwara slow ni fast sister puta plan sinyina ndakora nkibuka iyo brari ya mwiza abo bandi basare mbakaraga ifez wow ingendo ni catwalk niyo move first class muri true love baby niyo dream tour all cool ariko numvishe sheri nawe injyana zawe araziyoka agufashe mu ikubitane tumve byaba ari umuti cyane abyumva mu ndirimbo tu YouTube yanjye arayizi neza kandi indirimbo yanjye akunda imirongo tu imirongo shasha kapo wala fresh sana reka hari amakuru mfite nk'umukunzi wawe ngo yigeze gushaka umugabo yigeze kubyara nyuma aza gutandukana n'umukunzi we muhita mukundana aya makuru ndayafite
sufata reka banza tubwire kwanza story byari nyine byuvuze nibyo bakti ariko ntago nigeze nshakana nawe nuko ushobora nyine guhura n'umutipe nkuko nahora n'uyu nguyu bisanzwe and then nyine bikarangira antinda kandi twarakundanaga so nuko rero byagenze life story yanjye ni birebire ariko nakundanye n'umutipe anera inda ndabyara ariko ntiyamara support ntiyakomeza kunyitaho nkuko byari bisanzwe dukundana. Ebu duhe love experience byatangiye gute mukundana n'uyo nguyo kuko uracyagaragara kuri mutoya wabyaye ufite imyaka ingahe? Mfite 19. So mwatangiye gukundana ufite imyaka ingahe? Twatangiye gukundana mfite nka 17 ko twamaranye 2 years. Ese ntago uzi ko under 18 bibari induru? I know that ariko urabizi nyine twadushyushye. Muba mushyushye. Kabisa. Twadushyushye cyane. Byatangiye gute? Ukuntu byatangiye nyine twarakundanaga bisanzwe twarasenganaga. Naririmbaga icyo gihe muri korali. Urusengero rwa he? Naririmbaga nyine turaturanye subwe rwaye. Muraturanye n'umujyamo? Dutuye n'urusengero. Nuko nyine birangira tipe nyine twari turangaga njye nsenga. Amini ndumuko haza. Ubwo nyine turi inshuti bisanzwe biza kurangira nyine tubaye girlfriend na boyfriend. Mu rusengero? Mu rusengero. Mwatangiye gukundana mu rusengero? Cyane. Pastor arabizi? Nzi ko n'Imana yabihaye umugisha. Ubwo nyine biza kurangira nyine umusore nyine. Mugikundana ko ushaka kubirangiza vuba. Bakitiraga bingora. Banza umbwire nyine mwatangiye gukundana muri church. Tangiye gusomanira muri church. Ibyo babikora. Ntabwo ibyo twabikoraga twarasenganaga bisanzwe tukajya dutemberana. Nyine turakundana kuko abantu nyine bakundana. Ariko ahantu mwahuriraga kenshi ni mu rusengero? Yego. Kenshi no twahuriraga. Ariko mva twahuraga tugiye gusenga. Mukarangiza gusenga? Tugatembera nk'abasheri. Kakunda ushobora kuva nk'ahangaha bakti ukagera i Remera n'amaguru uri kumwe n'umusheri wawe. Unanirwe. Muvuye gusenga ibana mutembera mpaka tugatembera dufatanya akaboko turi guseka turi gukina. Yaratuye kure waramuherekezaga mbese? Twabaga dutaya. Twabaga dutembereye. Nuko nyine tugatembera tukaganira byinshi nyine ko akunda umutipe namwe murabizi ko twizeza ibitangaza mbese ukumva ageze muri Edeni. None yaje kugufatisha gute? Ukureje kumfatisha nyine nabonaga ari umutipe mwiza afite discipline. Witaho cyane kandi akita no kuri bagenzi we. Nyine numva ari umutipe mwiza of course ntabwo yagira ikintu kiba yakora. Nyine icyo gihe ntabwo nzi ngo gukundana n'iki ntabwo nakundaga gutiritana ariko nabivuga. Nta n'undi mutipe twakundanaga. Umunsi wa mbere akocora byari bimeze gute? Shabakti byari byiza kuko ndi nyine umuntu akubwiye ngo aragukunda nawe n'undi aramukundaga. Ugasanga nyine ibyo bintu niba kwirumva nyine turakomeza. Icyo gihe yarabimbwiye ngo arankunda ndambwira are you serious for what you talking about? Arambwira ngo I'm serious. Nyine numva byanga bikunda pe ntago yamemukira bitewe n'ukuntu twanakundanaga n'ibintu byinshi twaganiraga nk'inshuti. Numva byanga bikunda ntago yamemukira. Icyo gihe ndakubwiza kuri ntago nari nzi ngo gukundana n'iki. Ntago nateretanaga. Ariko nari mfite inshuti nge nari inshuti n'abantu benshi cyane. So uyu musheri mwakundanye ukiri vierge? Biza kugenda gute noneho kugira ngo nyine bitewe n'ukuntu namukundaga kandi nawe nkabona nkunda nibyo nakubwiyaga ntabwo nari nzi ko azigera mpemukira mu buzima nawe. Tipe rero turakomeza turakundana ibyo nabyo biza kugeraho ariko urumva bari intambara. Bari intambara cyane kugira ngo uzahure n'umuntu
muhuze ari ubwa mbere mukundane noneho utazi n'ibintu bijyanye nk'ibyo ngibyo bikarangira yamukoresheje more having sex having a fun n'ibintu byumvikana bwa mbere byari bimeze gute byari ubwa mbere nyine si ubwo ntabwo byari byiza ntabwo byari kuko nyine bwari ubwa mbere ntabwo nari mbizi yasi rero ntabwo byari byiza ariko nyuma byaje gukomeza nyine tuba aba friend nyine ubushuti bugira ahantu kure cyane ngenda mwiyumvamo cyane hahandi ukunda umuntu ukavuga ati uyu muntu ananyanzeho nanasara naniyahura urumva buriya abantu baniyahura ntitukababreme kubera ko wenda hari ibintu byinshi biba bitumye umuntu agira stress cyane mu mutwe noneho nyine dotipe sha nyine anteye inda umunsi agutera byari bimeze gute umunsi aneshye agutera inda umunsi anera inda kwa kundi uhita wumva nyine isi yakuguye ku mutwe numvaga ari ibintu bitabaho ndavuga ibintu ntabwo bibaho kuko ndi noneho unahavinga sex n'umuntu bwa mbere ukavuga ati she waneye inda kandi ari ubwa mbere noneho the first time nararize ndavuga you know what man I think I'm pregnant agaseka kambwira ati reka ntago reka n'ubwoba nyine ariko bwa nyine icyo gihe bwa mbere nsama navuze si ibintu bibaho inanga kubyumvisha ndagenda ndabimubwira tubanza gukoresha pregnant test ayibona ko ntwite ikintu cyamubaje BigTown nuko nyine icyo gihe yisambwira ati you know what now nzabitekerezaho nubwo se uzatekereza iki sha nyine hahandi tubona umuntu yambaye ahise yambara navuga uruhu ahita ahinduka nyine akaba nk'intare ugahita ubona umuntu arahindutse cyane umunsi wamubwiye ko twite biranunga ndavuga no ntabwo ari wowe ntabwo ari wowe dusanzwe tuziranye ngiye nkomeza kubimubwira cyane arambwira ngo ntabwo byashoboka so niba wiyumvisha ko koko bya bintu bishobora kuba ari byo sibyo noneho iyo ndari ifite I think ni 1 month arambwira nyine ngo tujye gupimisha DNA test umwana akiri mu nda ibyo se bibaho think about it sha nyine biranungura mani ndaturika ndarira to kubera ikintu ari gukora ifite ukwezi kumwe akubwiye ngo mujye gupimisha DNA test wahise uvuga n'icyo wahise uvuga nahise ntungurwa ndaturika ndarira ni ubwa mbere numvishe DNA test y'umwana akiri mu nda sinzi nimba bikorwa n'abahanga n'ubuhanga buri hejuru cyane nge nzi ko DNA bayikora umwana amaze kuvuka ariko akiri mu nda nanjye ntabwo uzi ko bishoboka mwese mugenda se oya ntabwo twagiye ko nari mubwiye mani njye none icyo gihe naratinya gurushinge byatari kandi nzi neza ko ntabwo batupima DNA test bataduteye n'izo nshinge ndavuga se urapima gute DNA test umwana nta nubwo araba n'amaraso basi urumva urapima gute DNA test ese uratekereza ko njye nawe kwanza uratekereza ko inda atari yawe ese wasanze hari undi muntu naryamaye nawe ko byo watekereza ko inda atari yawe nyine birambabaza cyane yambona arahindutse abaseriye ambaho seriye cyane mu maso ndanije ndamubwiza n'ikindi nta kibazo nta kintu na kimwe nagusabaga uretse kumenyesha ko wanteye n'ubundi ibi byose nibyo byiteye nzarwana nabyo umaze kumenya ko inda yagiyemo yari umaze kubimenya neza sinzi ukuntu waje wabyakiriye gute kwanza ko utwite ukiri muto ufite imyaka 19 yes ni umwana mutoya cyane wahise witwaramo gute umaze kubibona umaze kumenya ko abantu ubu ngubu ndatwite nta kindi ntabwo byoroshye BigTown umuntu wa mbere wahise ubwira ninde nawe nabwiye mama wanjye nawe kujya mbere byari bigoye ko we yahura bamubwiye ifite amezi angahe ifite amezi 3 namubwiye nyine mfite ubwoba icyo gihe nabwo ntabwo n'igihe yagiye ngo mbimubwire gutya se mbimubwiye ari abashuti banjye kenshi bazaga mu rugo bakambwira ese twumvishe bavuga ngo uratwite nibyo
nabwe goko ngewe reka ntago nwite nkabakanira nyine nkabibahisha nkakubibabwira umwe akambwira se Shamira uri inshuti yacu natwe twabitubwira tukagenda bakaguhanagurira nabwo ngewe niyo nawe ntwite sinakuramo inda ariko nta nubwo nwite nje ngakomeza kubibahisha cyane nyine none mama wanjye kuko yabonaga nigunze yaranze ndi umuntu useka ndi umuntu uganira birangira nyine we aranyicaza arabimbaza akimbaza ko nzi ko ari byo kandi nta nandi mfite nari kujya mpita nturika ndarira ngeze nyine nibwo yahise ambwira tuzi n'ikindi nta kibazo sohoka ubwo nyine we yahise yiha igisubizo kuva icyo gihe mama wanjye ambaza umuntu nyine wayinteye bwa mbere kwimubwira numva afite ubwoba ndavuga bimubwiye wenda ashobora kumuyiga akanamufungisha iki kandi I love him birangira nyine ndabimuhisha nyuma ariko biza kurangira bimubwiye mubwira ari we yaramuzi mama birangira bimubwiye ageze arambwira uzi n'ikindi mwihorere we nataguhamagara uzamwihorere nzagufasha icyo nshoboye cyose mama agenda nyitaho agenda mfasha birangira nyine ngaruye umutima ariko nari naranze abantu igihe cyo kubyara cyari kimeze gute cyari kigoye cyane bwari ubwa mbere nababaye nababaye cyane ariko ntabwo rigeze ntabwo rigeze ndira mama wanjye yavuze uzi n'ikindi wa mukobwa w'ubuguriye n'igisimba mbese nayo kurira umugabo ntafite ntabwo rigeze ndira uragenda urabyara naragenda byara y'amezi 9 yose mwavuganaga n'uyu mujyama hari ukuntu yagufashaga cyangwa nta support yaguteye inda ahita akureka kuva umunsi ntabwo mwigeze mubona urabeshya naramuvugishaga we akanga kumfata yanamfata akambwira ngo ari bize cyane ahubwo akajya ntuma abashuti be ngo arebe ko nabyaye nyuma nje kubyara abashuti be bakaza kunsura niba twayifatuye umwana akayimwereka ahubwo nkumva avuga ngo umwana ngo barasa iki n'iki bigenda binkomerera guca koko nari umuntu utazi kuvuga amagambo menshi ndabyakira nyine numva ko ari ibintu byabaye ntago nigeze mburana nawe nkuko mama wanjye yabimbwiye nako nabikoze umunsi wo kubyara umaze kubyara ubu ukibona umwana wawe byari bimeze gute byari biryoshye bati byari ibintu byize cyane ko bwari ubwa mbere mvuga ngewe Shamira ngewe nabyaye se yawe umwana nagaru wanjye mbona ari ibintu by'ibitangaza mbona bishimishije byaranejeje nicyo kintu cya mbere cyanejeje n'ubu ngubu iyo mubonye ndishima niyo nawe mbabaye aranshimisha iyo ndwaye araza akambwira ngo amazi nyine anyitaho umwana wanjye nyine bikanshimisha cyane bikanyibagiza ibintu byose papa yankoreye ni umuhungu n'umukobwa umuhungu umwana w'umuhungu uko ariko kose ni mwiza nka mama we Morgan ahangaho umaze kubona akana ntabwo si wahamagara papa w'umwana umubwire ngo nabyaye agahungu pepe uri selfish cyane nubwo izo santima yigeze zigira kubera iki se utamagaye papa w'umwana umubwire ngo atamamagenga nyiteho yumve ko afite amatsiko yo kuzareba umwana we nangire niyo mpamvu ntigeze muhamagara abagore iyo bagiye kubyara mu bafite ibibazo n'abagabo n'aba selfish cyane ntago kwita izina ry'umwana byagenze gutse nari sacinze kuri Google wenyine utanahamagaye papa w'umwana umubaze ngo tumwitende cyane kubera iki numvaga mbabaye cyane nyine numva afite agahinda numva ko nta n'ubwo yakwita umwana wanjye izina umuntu uba yirihakanye umwana n'undi ntabwo yamukunze byarambabaje ariko nyenda byakira ndavuga you know what umwana yishora none ngomba no kumwita izina ritandukanye nawe ku buryo naryumva bizamutangaza impamvu namwise iryo zina umwana wanjye nta n'iry'inyarwanda nta zina ry'inyarwanda yitwa nde yitwa Adam Blyce Morgan Adam Blyce Morgan okay ko mukubise amazina y'ikizungu cyane ugira ngo n'umwongereza niyo mazina nabonye afite ibisobanuro byiza kuko icyo gihe narasengaga narasengaga cyane Morgan se risobanura iki ni nka navuga umunyabwenge umuntu baravukirana ku mazi bisobanura ibintu byinshi cyane amaze kuvuka amazina wamwitiye papa we ntabwo mwabonanye inyuma yanga se papa we ntabwo se ashakisha kumenya umwana we yabishatse inyuma y'igihe kingana gute amafoto akavuga ngo barasa ikintu umwana we
akamagara ngo arashaka kureba umwana amubwira se umwana waramubuze wigeze ushaka kureba umwana wawe ndabyanga niba umukeneye uzaza umurebe hano mu rugo yeah ngiye nkamubwisa ukuri nyine yego ajya mubona se ubu ngubu oya nta nubwo nimero yibaho umwana ubu ngubu afite imyaka ingahe 3 years n'igice ajya kuzuza imyaka 4 so nawe ufite imyaka 21 n'ibiri yego okay inyuma y'ibyo byose noneho ndashaka kumenya love story muri situation urimo ubu ngubu y'urukundo n'umusheri wawe barambwiye ngo abasore b'inzobe wayisubakatira reka sha abasore b'inzobe ni babi ni n'abagome kubera iki nta n'imitima bagira kubera iki umva sha sumva ivuge gute ngiye gushaka umukorogo none y'igikara warabyibagiwe nanjye ndi inzobe sha warabyibagiwe sha pipe ntago byavamo ngiye gushaka umukorogo y'igikara oya sha bacteria kan ubwise ukuri jewe nkubwishwe no buzima busanzwe ngiye nanga abatipe b'inzobe reka okay sasa shasha couple yaje guhura gute mwaje gukundana gute wamukuye he ya sha nyine twaravuganaga ninde wateretse undi sha susinge sigera ninde sha amenya ari njyewe kuko njyana twahuriye nari nagiye kureba iyo ndirimbo ya Slay Queen yanjye nari nagiye nyine kuyireba ko yarangiye no turi ko twashira kuri YouTube channel musanga yo ari gukora indirimbo nabona umutipe azikuririmba musanga muri studio arimo kuba kubita amatrap yigize serie ibingi bari guseka hano never yari yigize serie byatari ashaka nyine nkamuvugisha bacteria biskuru ngende umusaze ngenda azamvugisha umuntu nseka nasaze none naje kumuvugisha none namukinira ko akundi nyine shaka kuza nkagukiniraho tugaseka mwana tipe yamusekera nkabona ari serie namubwira akantu nseka kansubiza ari serie mu gasundi vipi z'uyu mutipe ngeze ndanamubwira mva rero nkubwize ukuri mani winzana ibintu byo kwikaruma cyane kuko hano twahuriye mu gikorwa kimwe rero winyikaruma byatari ko rejo twahura abaraturitse araseka yani nuko twatangiye kuganira tuba friends nyine ninde wahise waka kanimero bwa mbere njyewe urumva ko ari njyamushotoye ninde wahise wandika cyangwa guhamagara call y'urukundo bwa mbere ninde aka message ka mbere ninde ya njyewe bitewe n'ukuntu nabonaga tu beba nyisanzuraho no bwa mbere nari mbonye mu by'ukuri umubebi ewana nishimira nanjye ya uyu mubebi rero nanjye naramukunze bitewe n'ibikorwa bye tu no wa mubebi ewana ugira ciri sufata ya ndayoka ewana ni wa mubebi rero uciringana buri umwe wese ni wa mubebi ugirira impuhwe buri muntu umuntu abonye uteye impuhwe tu ya hari igihe twabaga tugendana akababonye nk'umuntu ushonje cyangwa se ba bantu baka akantu tu ku muhanda basabiriza ya ewana beba akaba arambwiye ati bebi waretse wenda bariya abantu ko mfitemo gutya na gutya waretse nkasohoka mu modoka nkabahereza ewana nkavuga ati ntari bihaguruka nanjye nkagira icyo muhereza ati genda nawe ubongerereho ubafashe tu ewana ariko akagenda nanze kumwereka ko nanjye mbyishimiye nigize serious tu ariko yagenda nanjye nkamwenyamo nkavuga ati aka kantu ni sawa ni wane okay so niwe waguteretse akwishyira muri gahunda nawe witugwamo ya ewana wumve ngo uyu mubebi nta muntu utamukunda tu kuko bitewe n'ahantu tuba turi hose ewana bebi akundwa na buri umwe wese umubonye ya uyu mubebi agira amaraso akundwa kandi ni n'umwana mwiza tu okay tubwire
ingingo z'urukundo eshanu zituma umukunda cyane. Eshanu. Ya mbere yambara neza, ya kabiri ni mwiza, ya gatatu azi kuririmba, ya kane soma n'ukuntu ari kumwenya. aseka neza, nawe arabizi, niyo mpamvu yabisubiyemo kenshi gaseka neza. nahoze mbimubwira yabinyibutsaga ariko nkumva n'izindi ziracyari, ariko aseka neza bya seriye. Subona smile, look at the smile. Look at the smile. kabisa ewa naramwenya fresh pe. nawe vuba vuba dukubita eshanu zatumye gutereta akanagukunda. Ya mbere yambara neza, nawe ari karume cyane, ameze nk'umugome ariko nanone araseka yaraganira. Ya kabiri arasetsa, arasetsa byatari. Ya gatatu nawe arakundwa cyane n'abakobwa ngo uzi abakobwa bamukunda, uzi abakobwa babagara ahubwo nzicara ntabwo ujya ufuha. asigurwa byabura, ntabwo byabura, ariko nyine nanjye ndikamba tungamubwira no words nagurira ibintu nyine biba binshimishije, akabyumva, ariko nyine abatipe turabazi. nyine nka tuza tu. iya kane nyine ya kane iyo wenda tubwe nagiye nko kumusura, arateka, aritekera, akagaburira, akakurisha, cyakana nkundira ndamutekera ari we wakantekera. sinavuze ngo slay queen nuko babayeho, aragenda bivuga n'ibindi acizemo da. oya bakti ari ukuntu urumva umuntu bakunda kwitekera, cyangwa wasanga nyine bashaka kunyemeza, ntabwo wamenya. wenda ukaba wajya gusura umutipe agateka kugira nyine agwekeya, akaba yagutekera, akakwarurira, akakuzanira ku meza mugasangira nk'abashiri. ya gatanu noneho iya gatanu nyine zibihwanya byose. iyo ngiyo ni ihe umva arumvikana mu buryo bwose bushoboka, nubwo yaba ari seriye gute ariko arumvikana. niyo yaje mu rugo asetsa mama wanjye. Okay. Yo guseka wakomeje kwisubiramo kenshi, akantu aheruka kugusetsa, akantu aheruka kubwira ugaseka cyane naka, cyangwa gukora ugaseka cyane. Akantu ahubwo akunda gukora cyane kakansetsa. Iyo ari kunda gutya giteye ngo ngo gute sirikora ko nawasetsa iri kumureba uraseka. hari igihe ajya yicara, turi kwicara turi kuganira cyangwa akandeba gusa twanacecetse, akandeba gutya, yabona murebye agahita ajya ngo nyine bikansitse cyane. Okay. Reka nawe atubwire gukundana n'umuslay queen biba bimeze gute? Gukundana na slay queen ewana nabyita ni nko kuvuga, yewe nabyo biri mu bintu bituma umva isi kuryoheye. kuko umuslay queen ni wa baby utifata tu, agukorera buri kimwe cyose ushaka, mugendana ahantu mbese nkuko bakti uzi turi inshuti tu. nkuko nawe twisanzurana tu, umuhungu ku muhungu, ukabona kandi ni na fresh, turaganira tugahuza, ukavuga ati uyu mupeti ntari birye. ariko nanjye uyu musista ni wa mu baby tugendana, nkumva nanjye newe ishema no kuba ndi kumwe nawe tu. Ni mwiza, nanjye ndamukunda. Reba none smile yiwe. Reba smile. Wallahi. Reba smile. Wallahi. Illahi.
uzasara nzamutwara mu kwaha. Reba smile. Yeah. Burya atararangiza guseka reba smile. Murebe mu maso. Hari akaririmbo nshaka ariko kuzamukorera nanjye ndirimba R&B nkawe. Ndirimba nka R&B kugira ngo abone ko nakora buri kimwe kubwe tu. Musogongeze kwanza. Yaje asanga ndirimba trap. Ariko nanjye naravuze ati iki kuki tuzaho. Nakonze. Ntabwo ndakarangiza. Urimo kumukorera akaririmbo? Ni keza. Isogongeze nawe. Kabisa. Ose nukumva uzaba kigakunze. Nzakareba agasoza. Reka gusogongeza imbere ya kamera za BigTown noneho. Okay. Mbwire nyine muze no kuma ibitekerezo. Kaze ko ari fresh cyangwa utari fresh. Okay. Ni wa muhungu wagutwaye umutima, umunyarwanda uje ubupfura, marayika waje mu buzima bwawe, buri kimwe kigahinduka ukireba, kubera uko mukunda dore naratwawe, ahora njya mbwira ukuntu wankunda, ariko njyewe woya sinshaka kubyumva, nyimura numva yuko uzanshika. Just to believe him, yeah. Umwana aragukunda, mureke mwanya, yeah, genda gahoro, bitware gahoro, niba kukaruwe bizashira mu banye, genda gahoro, bitware gahoro, niba kukaruwe bizashira mu banye. Wow. Uzi kuririmba ba? Nje ndemeye. Urabizi kabisa. Merci. Sinzi ko barimo gukurikirana BigTown TV no baraza kuduhereza comment zabo. Imiririmbire y'uyu mwana w'umukobwa muri ko yumva gute? Ese uracyari umukobwa? Oya, si umukobwa. Oya, ntabwo ndi umukobwa, ndi umufemale. Uri? Ndi umufemale man. Gukundana n'umufemale biba bimeze gute? Mana yawe. None se uyu nguyu we ikiza anyinjiza mu bintu byinshi by'urugo tu. Bisa nkaho ashaka kuva ku muhanda. Ya kuko bitewe ewana ni wa mu baby man ugera ahantu waciye ku muhanda akabona akantu ka fresh abantu bashize bagurisha kari ku isoko ko mu nzu tu ukabona beba isagashaka ati wow sheri kari akantu ni fresh ya nanjye rero yabimbwe nanjye sinjya mupfobya sinjya muhakanya tu kuko ni wa muntu mani ni wa mu baby ubona ko ari smart ibintu byose akunda nabyo ubona ari ibintu biri creative. Okay. Yeah. Okay. Kubarimo gukurikirana BigTown TV turi kumwe na Shasha Couple, ni couple ya fresh kabisa. Bameze neza murabona kuntu basa barishimye cyane kandi bose naba musician bakora music. Reka none twinjire muri music yanyu mutubwire gatoya muyikora gute umwe atubwire ko nimba muyikorana cyangwa buri muntu yikorera ibyo byose mu bitubwire maze natwe tubahe support turi tayari gusupportinga abantu bazi gukora ibyo bakora. Yeah. Murakoze. Umuziki wacu twebwe ikintu dushaka kugeraho tu hari abantu benshi ngenda mpura nabo abansura nabo bazi kuririmba tu ya gusa rero iyo baje tukisanzura ujya kumva umwe aravuze ati mushiremo akabiti tugatemo freestyle byagenda utyo ugasanga bitewe n'ibyishimo twagiranye ugasanga bamwe basomye agacupa bari kumva barimo neza bari muri mood yo kuba babikora twese dutaho tugasanga twese ibyo turimo turabikunze kandi turanabizi
bityo bigatuma twumva dutewe ishema no kuba twagira aho tugera tu. Yeah. Okay, muhe nawe atubwire kuri music ye. Yeah, music yacu ko tuyikora buri muntu wese arikorana. Ntago dukorana njye nawe na. Yeah, buri muntu arikorana. Ariko ngiye kugira ngo nije muri music. Sorry. Icyambere ngiye kugira ngo nije muri music nyine nakuze nkunda music cyane ariko nakundaga umuhanzi Knowless, Butera Knowless. Butera naramukundaga. Hahandi ngiye n'umuntu avugaga Knowless sinari muzi namunaga ku mateleviziyo nyine ya ari role model wanje until now. Ariko Butera umuntu yaramuvugaga nabi nkarira nkarira nkakugira nk'umwanzi wanje kubera ukuntu uvuze Butera nabi. Umva nkomeze gutyo bakajya bambaza se kuki ukunda Butera nkamubwira ngiye ndamukunda cyane n'ubuzima bwanjye bwose nkaje niga none nakumva iriya ndirimbo ngo nakoze iki ya Knowless. Kuki imbanye umuntu hindutse utishimye iriya ndirimbo nayumvaga nkarira nkarira none ngiye kubera ukuntu abashyanga nabonaga ko ibintu bari kwakitinga muri video ni ibyanya byo bose kuki umutipe yanze Knowless nkarira none iriya ndirimbo yaririmbye ngo bavuga Knowless basebya Knowless bavuga bibi byinshi kuri none ngiye nagiye nikorera lyrics. Ngavuga ni none umuntu uvuga Knowless tugiye guhangana koko. Ngiye nikorera lyrics none hariya ngiye nkajya ndirimba ngo tumve. Ngenge nimba ngo bavuga Knowless basebya Knowless bavuga bibi byinshi kuri Knowless batakomeza urugendo ibyiza n'ibibi byose azabisanga imbere ye. Her brother her sisters her papa her mama yeah. Impanuro zanyu yarazibonye niyo mpamvu agendera ku murongo wanyu ibyiza n'ibibi biza mu nzira yiwe. Iriya ndirimbo narayikundaga kandi koko bavugaga Knowless cyose ukuntu bavugaga Knowless nabi cyane gihe bikambabaza ariko nyine ndashima Imana ko yabaye nabi myiza. Bamuvuga gute? Mane abo bantu benshi nyine urumva ntago gukundwa n'abantu bose. Abantu benshi bakavuga nabi Knowless iki Knowless nibi nawe bakora iki none ngiye yabwira ko akora atari byiza. Yakora iki bamuvuga nabi? Wenda yagiye kuri stage kwa kundi kera nyine bajya kuri stage biyambariye ubuntu bw'ubumenyi akabyina iki n'iki urumva noneho abantu nyine bose siko baba bamwishimiye bamuvuga none bamuvuga akavuga nabi gute nyine tuvuge nagiye kuri stage nambaye akamini bakakuvuga ko wagiye kuri stage wambaye ubusa nese n'ubusa si undi niki mane bavuga bikambabaza ubusa n'ubusa nyine ariko yari yambaye niba ari akantu kagufa ariko ntibivuze ko yambaye ubusa mane bikambabaza handi nabaga umwanzi no umuntu bivuze ndakundaga Knowless ku rwego rwo hejuru ariko nyine ubu ngubu iyo murebye mbona Knowless wa kera atandukanye no ubu ngubu. Kubera iki? Nyine ubu ngubu Knowless sigaye mbona ari seriye cyane. Ari seriye cyane mbona noneho ntanabona uburyo namuvugisha. Yarakuze. Nabona n'uburyo ariko nyine ndashima Imana ko byahindutse. None ndashaka kuzaba umuhanzi w'umuhanga cyane kuri rwa rwego ku rwego Knowless ariho none ngiye nkajya ku rwego rurenze urwo Knowless ariho. Inshallah abasiramu nuko bavuga. Yego. Nago mufite gahunda yo gukorana collab nka Shasha Couple? Turifite. Ubushobozi nibuza tuzayikora. Ubushobozi nibuza muzayikora. Yego. Harabura iki se kugira ngo muhite mwihonda? Harabura amafaranga bakti urumva iyo udafite label biragora cyane kugira ngo winjire muri muzika neza. Harizo mwatangiye kwandikana cyangwa iziri mu bitekerezo? Yego. Mudusogeye ngenda cyaka kumva collaboration y'amajwi yanyu mu ndirimbo imwe akantu gatoya tu. Akigiye gutangira nagukurira muri kapira yawe rumagaye no. Mukubitane tutumve.
akazi nakiwe nakamenya mu makuru ataramaka nimero umutima wanjye yawugize uburimiro ataratanga ubukaro uyu muhungu yanyinjiye mu maraso ubanza afite inzaratsino azi gukunda afite ukuntu abikora dore yangize umusazi bayi ngaho komeza unkunde bidasanzwe ndabona biri so sexy bayi freeze rekure bikora uko ubishaka tubitware so crazy no ngaho komeza unkunde bidasanzwe ndabona biri so sexy freeze rekure bikora uko ubishaka tubitware so crazy. Okay. Oh my bae, my boo, the toxic gave me juju. Sorry Sherry please, it come true. Ukore gesto ugire bwangu, oya pass me that. No, make a craze, make a be momo. Oh my bae, my boo, the toxic gave me juju. Sorry Sherry please, come true. Ukore gesto ugire bwangu, oya pass me that. No, make a craze, make a be momo. Okay. Very nice, very nice. So mufite muhuje muri channels cyangwa social medias, music cyangwa buri muntu afite nimba zitandukanye mwazivuga kugira ngo abarimo gukurikirana BigTown TV bete banyarukariya barebe ibikorwa byanyu. Yeah. Buri wese ndumva yari afite inyogoye. Buri wese yari afite inyogoye. Yeah. Gusa wadushima cyangwa se akanadukunda urubuga ni Next Rwandan official. Next, yeah. NEX. Yeah. Next Rwandan official. Cyangwa se akajya kuri Aggress Sound Record. Aggress. Yeah, ni channel yanjye ni Aggress Sound Records. Yitwa Aggress Sound Records. Yeah. Kwemeze nka record label. No, ini nayigize channel y'umuryango. Yeah. Je nayigize channel y'umuryango. Yeah, Aggress Sound Records nuko na Big Brother wanje. Akunda umuziki cyane. Abari kugerageza no kureba uko yazashinga studio iki. Okay. Yeah, rero aravuga umunsi twashinze studio yacu tuzayita Aggress Sound Record. Okay. Yeah, rero ubwo naye ndavuga rero nje mfite channel yanjye kandi wendiri aba subscribers banda sibake cyane. Reka none ngewe channel yanjye tugiri umuryango. Yeah. Okay. Nice, that is good man. So ikindi nimba hari cyo mufite cyo kongeraho tugana ku musozo w'ikiganiro twagiranye na Shasha Couple, it's going to be good man. So mwahita mutubwira icyo. Yeah, icyambere ndashimira BigTown TV. Asante sana. Ndashimira cyane ko batugira ikizere ukaba wadutumira. Ndagushimira cyane BigTown. Ndashimira nabo mukorana bose. Thank you so much by the way. So ikindi nababwira kuri Aggress Sound Records mfite na channel yanjye ya Instagram wajyaho ni Shamila S niyo ushiraho Shamila space Christine. Yeah, thank you so much wabaye watwishimiye wishimiye ibikorwa byacu wadu following murakoze. Okay. Saa 9 ku gasima niga yangiye mood home dimo nge na Bactini cool ukina Wema Homes niga barakwica kare isasu ryanjye niga niritinya antibar 2013-16 nakeka ku isahani ni beach nyine nayo hano nizibyanye the band coast trig niga tobora iyo sake nago ndi players no niga sindi meya nabwiye Keza hena maze nguhe acapella beachers niga ibyininyera mwirigara twoga muri beat nk'umuhungu w'igikara gatatu gatanu shumi yanjye niyo gang statue home. Fresh is on. Ewan. Ndashimira nanjye abadukurikiye kuri BigTown TV. Nanjye nitwa Next. Nyarukira kuri channel yanjye uransangaho urebe ibikorwa byanjye
thanks. Azande zana barimo kwikina BigTown TV njengo mwababonye ni couple nziza cyane n'abahanzi reka tubahe support maze music yabo nabo babashe kwitugezaho buri munsi buri gihe buri kanya and even right now. I go by the name Bakti. Thanks to everybody who was watching this and thanks to everybody uri gukanda subscribe namwe mwicaye hariya mukaba murimo gukurikira izi gahunda munandika comments muna likinga sharing na n'ibindi byinshi bitandukanye murakoze cyane. Behind the cam ndi kumwe na Trudy, ndi kumwe na Kebro, bose barakoze cyane. Iyi ngi ni BigTown TV. Until next time, ciao ciao.